Murakoze cyane. Iyi ni channel nshyashya yitwa Isezerano Rishya. Impamvu yakozwe ni ukugira ngo twibukiranye neza iby'isezerano rishya. Twebwe nk'abantu hari igihe rimwe na rimwe ubona wariye, wanyweye, uri muzima, ukabona mbese uri mu buryo ushaka, uri kuba mu buzima wishimiye rimwe na rimwe, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga no kubona mu buzima utishimiye, ariko ukagira ngo nyine ni ibyo ngibyo. Ariko nyirizina Imana umuremyi wacu ni umubyeyi w'imbabazi cyane. Imigisha yiwe ayisuka mu bantu bose, ababi n'abeza. Ariko impamvu iri sezerano rishya ryaje, ryazanywe ubundi na Yesu Kristo, umwana w'Imana. Niwe duherwamo agakiza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data atamujyana. Ubwo rero niyo mpamvu isezerano rishya ryaje, ni agakiza kacu katuzi. Niyo mpamvu rero tugiye kuzajya dusoma Bibiliya y'isezerano rishya, cyane ko turi mu minsi y'imperuka. Hariho amakuru avuga ngo mu gihe kizaza rizavamo mu isezerano rishya. Indi mpamvu rizavamo ni uko turi mu minsi y'imperuka, aho Satani nawe ashaka gukora ku mugaragaro, Antikristo igakora ku mugaragaro, ariko Kristo ni Kristo, ntabwo azahinduka. Rero icyo ngusaba ni iki? Ni ukugira ngo umwizere kandi wumve n'amagambo yiwe nk'uko yagiye ayavuga. Iyi mpamvu iyi channel yakozwe bita Isezerano Rishya, nta yindi no kugira ngo twibukiranye urupfu no kuza kwa Yesu Kristo no kuzuka kwe no gusubira mu ijuru. Kandi Kristo yarapfuye, arazuka, n'ubu aracyari muzima. Ndagusaba ngo nanjye nisaba tumwizere, kandi kumwizera nta kintu bitwaye, ndetse nta nubwo bigoye. Ni ukubimusaba buri munsi, akumva ugize intege nke ukabimusaba. Murakoze cyane rero, ndabasaba ngo mukore subscribe, mukore like, mukore na share, kugira ngo ubu butumwa bwiza bugere ku bantu benshi. Ntukundiye ko ubugingo bwa mugenzi wawe bwabura, kuko birashoboka cyane ko nawe abantu uri busharinge iyi video uzaba ukijije ubugingo bwabo. Kandi mu bintu bikomeye Yesu yadusabye, ndetse yasabye abigishwa be, ni ukugira ngo duhugurane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amazina ya ba sekuruza ba Yesu. Amasekuruza ya Yesu: mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi, Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se igihe bimuriwe i Babuloni. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shelutiyeli, Shelutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye
Elihudi yabyaye Eleyazari, Eleyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo yabyaye Yozefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu witwa Kristo. Nuko basekuruza bose uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri Dawidi ni 14, kandi uhereye kuri Dawidi ukageza igihe bimuriwe i Babuloni ni 14, kandi uhereye icyo gihe bimuriwe i Babuloni ukageza kuri Kristo ni 14. Imana itugirire neza. Kuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yozefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yiga inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yozefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azamwite Imanuweli, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yozefu akangutse abigenza uko marayika w'Umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana arinda ageza igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Imana itugirire neza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wenda ikintu twasa nkaho twongeraho gito ni uko iki gice cya mbere cy'isezerano rishya cya Matayo, cyanditswe na Matayo, kiri kugaragaza amasekuruza ya Yesu Kristo uko akurikirana. Ibi ni ukugira ngo bitwereke neza umuryango wa Yesu. Nyine Yesu nyirizina yaje mu isi, agira umuryango, agira inkomoko, gusa Yesu ni umwana w'Imana, niwe Imana yatwigaragarijemo, yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana idufashe tugire neza, iduhe kubyumva, kandi ndabifuriza kugira ngo mubyumve kandi mubyizere. Imana twebwe twese itugire neza, idufashe kandi iduhe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.